yandagira ngo mbagezeho ijambo ryo kubifuriza umwaka mwiza, umwaka mushya muhire, riri mu kubara ibice bitandatu. Turahera ku murongo wa 24. Haravuga ngo Uwiteka aguha umugisha akurinde, Uwiteka akumurikishirize mu maso he akugirire neza, Uwiteka akurebe neza aguha umugisha, Uwiteka akurebe neza aguha amahoro, ukaba ariko bashyira izina ryanjye ku Bisiraheli, nanjye nzabaha umugisha. Amen. Reka dusubiremo. Uwiteka aguha umugisha akurinde, Uwiteka akumurikishirize mu maso he akugirire neza, Uwiteka akurebe neza aguhe amahoro muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Yanshuti bakundwa ba Evangelize Le Monde, twongeye kubasuhuza kandi tubahaye ikaze. Turabashimira cyane mwese abadahwema gukurikira ibiganiro byacu binyura kuri iyi channel ya Evangelize Le Monde. Uyu munsi nyine twagize igihe cyo kurekonesa cyangwa gutekereza no kongera kwibuka inshuti zacu zitahwemye kudukurikirana muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022 turi kurangiza. Tubagenera rero ijambo nyine ryo kubashimira ndetse n'ijambo ryo gushimira Imana, tuzirikana ineza, urukundo, umurava, ibitekerezo abantu bagiye baduha kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze bwaguke binyuze muri uyu muyoboro cyangwa se muri uyu murongo ukorera kuri YouTube twise cyangwa se inspiration twahawe n'Imana ivuga ngo Evangelize Le Monde. Evangelize Le Monde ni channel ya YouTube inyuzaho ibiganiro bya gospel, ikora ibyegeranya ariko bishingiye kuri gospel, kugezaho amakuru mu buryo butandukanye, ari ibibera ku mugabane w'i Burayi, ari amakuru y'ibiraba byabereye muri gospel, ndetse n'indirimbo abaririmbyi baririmbira Imana, baririmba indirimbo zo guhimbaza no kuramya, ubuhamya butandukanye, ndetse n'ikindi kintu cyose gishobora gutuma nyine umuntu wacu w'imbere arushaho gukomera, kubyibuha, kuko ari we nyine uzabona Imana. Uyu mwaka w'ibihumbi 2022 ni umwaka twavuga ko twabonye ukuboko kw'Imana mu buryo butangaje, kandi twabonye ko Imana koko ariyo yatangiye umurimo wayo muri twe. Tuvugana mu kwezi nk'uku, ku itariki nk'iyi umwaka ushize, twari dufite ababone batagera no muri 1/2 cyabo dufite, ariko kuba uyu mwaka wararangiye twarabashije gukora cyane. Ari ibiganiro twagiye tubagezaho nk'uko mwagiye mubikurikira, ari ubuhamya, ari ibyegeranyo twagiye dukora by'abantu basesengura, ibyo byose mukaba mwarabikunze, bigatuma mushobora kwiyabonesha cyangwa kwiyandikisha kuri iyi channel nyine muri benshi nk'uko twagiye tubibona. Aho umwaka ushize mu kwezi nk'uku nyine twari dufite ababone benda kugera nko mu 9,900, ariko uyu mwaka ukaba urangiye tumaze kugira ababone benda kuba 24,000. Mu by'ukuri iryo ni ishimwe rikomeye cyane dufite ku Mana. Turagushimiye rero wowe wabashije gufata umwanya wawe ukiyabonesha, ukiyandikisha, kandi nta n'ikindi bisaba nyine uretse kuba uri kureba ikiganiro cyacu ugakanda handitse subscribe cyangwa sabone. Ndizera ko n'uyu mwaka ni umwaka dushaka gukora cyane, harimo no kwiyegisikiza cyangwa se gusaba imbabazi ku bitaragenze neza twari twijeje abakunda kudukurikira kandi bari batangiye kubikunda. Hari nko gahunda yo gusoma Bibiliya, twari twavuze ko tuzatangira gahunda ya soma Bibiliya mu kiganiro twarise soma Bibiliya. Ikiganiro cyatambukaga buri gitondo saa 11, ariko noneho ndashaka kubahamiririza ko
icyo kiganiro noneho kigiye gutangira nta munsi n'umwe mutazajya mubona imirongo igenewe gusomwa yo muri Soma Bibiliya, ku buryo umwaka uzajya gushira Bibiliya yose tuyirangije. Ni imihigo twiyemeje kandi noneho twabitangiye mbere, ku buryo ari ukujya tubishyiraho nyine mukazabasha kubikurikira. Ibyo mbijeje ko noneho muzabikurikira, icyo kiganiro kizatambuka. Dufite n'ibindi biganiro byinshi dushaka gutangiza bitandukanye mu mateme atandukanye. Dufite mu by'ukuri amelioration dushaka gukora, ku buryo abadukurikira namwe muzabitubwira haba muri komenti. Hari ibiganiro twagiye dushyiraho abantu bakaduha komenti ko wenda batabikunze cyangwa se bidakwiriye gutambuka kuri uyu muyoboro wa Evangeliser Le Monde. Nabyo tuzagerageza tubikosore cyangwa se tujye dukora amelioration. Ibyo byose kandi nyine mugenda mutugezaho, mutubwira ati iki kiganiro iki niki mwagihindura, cyangwa se mugahindura inyito, mugahindura titre, mugahindura teme. Ibyo byose ni bituma turushaho gukora neza, kandi nanone ni bitwereka ko mu by'ukuri muba mwadukunze, mugakunda ibintu dukora, bigatuma nyine mutubwira ngo nyamara ahangaha twabagira inama. Umwaka rero urarangiye, uyu mwaka utangira twagize challenge zitandukanye, ari naho twabuze umubyeyi wacu mu kwezi kwa mbere, nk'uko mwagiye mubibona. Nanone kandi twabuze inshuti zacu, n'ubundi abantu bagiye bataha, Imana igacyura abantu nk'uko mwagiye mubibona. Mu by'ukuri iyi channel yanyuzeho abantu benshi, abakunzi bacu, abakozi b'Imana. Imana yagiye icyura, ihamagara, ariko wowe rero uracyariho, uracyahumeka. Imana yakongerereye iminsi yo kurama. Ese ubundi iyo umuntu ari kwibaza ko arangije umwaka, agiye gutangira undi mwaka, ubundi niki kimuza mu mutwe, niki wakagombye gukora mbere y'ibindi? Muri iri jambo rero rigizwe n'ibice bitatu. Igice cya mbere kwa rugushimira abantu mwese mwiyabonesheje kuri iyi channel cyangwa mwakoze subscribe kuri iyi channel. Igice cya kabiri ni ugushimira Imana yadushoboje gukora ibyo twakoze byose, no gushimira Imana yaturinze ikabana natwe, igakomeza kudufasha, ikaduha imbaraga zo kugira ngo dukore ibyo twakoze byose. Igice rero cya nyuma, igice cya nyuma turi burangirizeho iki kiganiro cyacu, ni devoir cyangwa icyo twakagombye gukora nk'abantu bakiriho. Imana yongereye iminsi yo kurama. Rero ndigira ngo igice cya mbere nakirangije cyo gushimira abantu mwese nyine muba mwakoze subscribe. Tukaba turangijanye uyu mwaka tugeze kuri nombre nababwiye. Mu by'ukuri turabashimiye tubikuye ku mutima, kandi Imana ikomeze ihire imirimo y'amaboko yanyu. Igice cya kabiri twinjiyemo ni igice cyo gushimira Imana. Turifashisha ijambo riri muri Zaburi ibice 124. Haravuga ngo iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, ngo aba ariko Abisiraheli bavuga none. Iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima, ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, amazi aba yaraturengeye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu, amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka ahimbazwe utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo. Ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi. Ikigoyi kiracitse, natwe tuvamo turakira. Gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Amen. Ya Zaburi nta bintu byinshi nayivugaho, ntacyo nayisobanuraho cyinshi, ahubwo nyine ubugingo bwacu ngo bwakize nk'uko inyoni iva mu mitego cyangwa se iva mu bigoyi by'abayiteze, niko ubugingo bwacu bwakize, niko natwe twakize. Mu by'ukuri wagiye ubona Imana mu buryo butandukanye, wagiye ubona ineza y'Imana ku buzima bwawe, wagiye ubona urukundo rw'Imana. Imana ishimwe cyane. Uyu mwanya rero ni umwanya nyine wo gushimira Imana. Yesu ngo yigeze akiza ababembe 10, noneho ngo bamutakambiye ngo atambutse baramutakambira ngo abagirire impuhwe,
arababwira ngo genda wiyere, ngo nibagende biyereke umutambyi ngo uwo mwanya barakira. Bamaze gukira ngo hagaruka umwe gushima. Noneho Yesu bimukoraho cyane, aravuga ngo none se ntimwakize muri 10? None se ko mwakize muri 10 abandi 9 bagiye, kuko ari we ugarutse wenyine gushima Imana? Bene data, mu gihe nk'iki biba bikwiye, ni ngombwa cyane kugira ngo dushime Imana, tumenye aho idukuye, tumenye aho itugejeje, tumenye ibyo yakoze ku buzima bwacu, cyane ko hari n'ibyo dukorera twebwe tutazi. Ibintu Imana ikurinda, ibyo igukorera utazi nibyo byinshi kurenza ibyo wabonesheje amaso yawe. Yatanze ingabo nyinshi zipfa ku bwawe, yakurinze uburwayi. Hari igihe rimwe na rimwe tujya dushima ibintu bifatika gusa twabonesheje amaso. Ati ndashima Imana ko nagiye mu bitaro ndwaye, Imana ikankiza. Ariko se ari uwagiye mu bitaro Imana ikamukiza, noneho nawe Imana yarinze ntiwajya no mu bitaro, ubundi ufite ishimwe rikomeye ninde? Ugakora urugendo utakora wakora agisida, ukaza reka n'amaturo menshi, ati ndashima Imana rwose, ati nakoze agisida, ati mvamo njyenyine, cyangwa se imodoka ibushwambagara njyewe ndarokoka. Ariko se wowe wakoze voyage umwaka wose ukaba utarigeze ukora agisida, ari uwakoze agisida n'imodoka ikahasigara, ari nawe wakoze voyage ntiwakora agisida, ufite ishimwe rikomeye ku Mana ninde? Ngira ngo n'utarakoze agisida, kuki mucunga ko hari ikintu Imana yakoze gifatika kirebeshwa amaso, akaba aribwo mwibuka gushima Imana? Ukicara ukumva ntacyo ufite cyo gushima Imana. Wenda ushobora kuba uri mu bibazo marigre, ariko n'ibyo bibazo urimo hari abandi banyuze nk'ibyo wowe waba ufite, bikaba byarabahitanye. Mwene data, ndashaka kubwira ahangaha ko buri munsi ufite impamvu yo gushima Imana, cyane ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo mu bibaho byose muhore mushima. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane ko yabanye natwe, nkuko nyine ijambo ry'Imana ryavuze ngo yaba Uwiteka atari we wabaye mu ruhande rwawe, yaba Uwiteka atari wari uri mu ruhande rwawe, nawe ibi ngibi uri kuvuga none sibyo ahari uba uri kuvuga. Iyo Uwiteka atari wabaye mu ruhande rwawe, ngo ubwo abantu baguhagurukiraga, ese nta bantu bigeze baguhagurukira? Ese nta badayimoni bigeze baguhagurukira? Ese nta bintu bibi uzi byatambutse mu maso yawe nawe ukabibonesha amaso ukabona ko ari Imana ibikoze? Yaba Uwiteka ataba ari we wabikurinze, wakurengeye, ni ukuri ibi ngibi turimo tuvuga sibyo uri kuvuga none uyu munsi. Ariko turashima Imana yabanye natwe. Umuririmbyi yaravuze ngo yaratwimanye. Amen. Imana yaratwimanye, Imana yatugiriye neza, Imana ishimwe cyane. Ndashaka kurangiza rero mbifuriza nyine umwaka mushya muhire, mbifuriza umugisha w'Imana. Uwiteka azaguha amahoro, azakugirire neza, azabaho umugisha, azabamurikishiriza mu maso he, azabaha ibyo umutima wanyu wifuza, azabagirire neza. Uwiteka azakwishimishe biruta igihe kinini waba warigeze ubabariramo. Uyu mwaka uzabona Imana mu bundi buryo, muri dimension utigeze ubonamo Imana. Ibyo umutima wawe wose wifuza azabiguhe. Yandagira ngo mbagezeho ijambo ryo kubifuriza umwaka mwiza, umwaka mushya muhire, riri mu kubara ibice 6. Turahera ku murongo wa 24. Haravuga ngo Uwiteka aguha umugisha, akurinde. Uwiteka akumurikishirize mu maso he, akugirire neza. Uwiteka kurebe neza, aguha umugisha. Uwiteka akurebe neza, aguha amahoro. Ukaba ariko bashyira izina ryanjye ku Bisiraheli, nanjye nzabaha umugisha. Amen. Reka dusubiremo. Uwiteka aguha umugisha, akurinde. Uwiteka akumurikishirize mu maso he, akugirire neza. Uwiteka akurebe neza, aguhe amahoro muri uyu mwaka w'2023. Amen.